JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessoires za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dutangiye episode ya mbere kuri season ya mbere ya Incognito. Ndacyari bida great nko bisanzwe. Hakana Agasobanuye time, it's show time. Incognito ni kugasobanuyetimes.com. Jya muri Google Chrome yawe wandikemo wayeshatu akadomo Agasobanuye times akadomo.com. Ndaje mu minsi mike ndanabere ku buryo kimuzajya mu downloadingamo njya numva ngo bamwe birabagora, ariko nicyo gihe nako kanya ngo dusobanukirwe Incognito episode 1 bimeze bite. Tugarutse muri Philippines, iyi ni nya Filipino dutangiye